igikwiye. Mu gihe wumva uri mu gahinda, ufite ibintu bikubabaje ndetse n'ibintu biguhangayikishije, jya wirinda gufata imyanzuro ndetse no kuba wavuga ibyo ubonye byose, kuko muri icyo gihe nibwo umuntu ashobora kuvuga nabi cyangwa akavuga ibintu bishobora gusenya no kwangiza byinshi. Burya amagambo ni ikintu cyo kwitondera, amagambo ni ikintu cyo kubanza wagenzura, amagambo ashobora gusenya kurusha uko ibisasu bikomeye binini bishobora gusenya, amagambo ashobora kubaka kurusha ikindi kintu cyose cyaba cyubaka neza kiri ku isi. Burya rero niyo mpamvu ari byiza kuzajya ugenzura amagambo yawe, ukagenzura buri jambo ryose ujya gusohora mu kanwa, ukabanza waritekerezaho kandi ukirinda gufata imyanzuro no kuvuga mu gihe ubabaye, mu gihe ufite ibihungahangayikishije ndetse no mu gihe ufite ibibazo. Wari kuri Kanguka Rwanda, ndakubuza gukora subscribe.